Voici tel que je le raconterai à une autre échelle ce qu'il y a de si grandiose chez Platon, Kant ou Hegel. Ayo ni amagambo y'umwe mu bahanga b'abafilozofe b'iki gihe, Luc Ferry, akaba ari umufilozofe w'umufaransa, akaba yarabaye minisitiri w'uburezi mu gihugu cy'Ubufaransa. Akaba ari amagambo yanditse avuga ati: dore icyo nabwira umuntu w'inshuti yanjye ku bihambaye mu buhanga Plato yavuze, Kant cyangwa se Hegel. Nshuti bavandimwe, bakunzi b'Amateka TV, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza. Nyuma y'igihe kirekire tutabonana, nyuma y'igihe kirekire tudasangira ubuhanga, ubu nongeye kugaruka kandi nisegura mu gutinda. Ufite nakomeje gutinzwa n'ikintu abantu bakeya, ntabwo ndavuga benshi, bagiye bansaba cy'uko babigenza kugira ngo bige filozofiya. Filozofiya rero ni ikintu wakwiga kandi ukamenya. Ubwo rero nari ndimo nshaka uburyo twasa n'abatangira tukajya dukurikira bimwe mu by'ingenzi umuntu yagakwiye kumenya muri filozofiya binyuze ku Mateka TV. Rero hari icyo nabonye kandi nicyo ngiye kubasangiza, tugenda dukomeza turebera hamwe les traits caractères de la philosophie mu bihe bitandukanye, iby'ingenzi umuntu yagenda amenya muri filozofiya. Mbahaye ikaze rero, nk'ibisanzwe nitwa Mbonigaba Noel. Nabasaba gukora subscribe ku batarabikoze, ndetse n'uyumva bimufashije akaba yabisangiza abandi, akanda share, na commentaire zirakenewe kugira ngo umuntu amenye ibyanoze. Karibu rero, ni ku meza amwe tugiye kwicara dusangirire hamwe ubuhanga bw'iki gihe ndetse n'ubwahashize. La sagesse d'hier et d'aujourd'hui. Mbere na mbere umuntu yatangira yibaza impamvu ya filozofiya. Ese ni ukubera iki dukwiye kumenya filozofiya? Que fait la philosophie? Icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza. Mbere na mbere, filozofiya igerageza gutanga ibisobanuro by'ubuzima bwiza. Elle propose des définitions de la vie bonne qui ne passe ni par Dieu ni par la foi, où l'on fait avec les moyens du bord en exerçant la lucidité de sa raison et en acceptant sa condition de mortel, sans prétendre à un salut qui passerait par une promesse d'immortalité. Ayo ni amagambo wa muhanga nababwiye w'umufilozofe Luc Ferry yanditse mu ntangiriro z'igitabo cye, avuga ati filozofiya itanga ubusobanuro bw'amadefinisiyo, ubusobanuro ni nka definisiyo bw'ubuzima bwiza, ariko igisobanuro cy'ubuzima bwiza bitanyuze ku Mana, kuko ibyo ngibyo ni inshingano z'iyobokamana, bitanyuze mu kwemera, byose ni bimwe, ahubwo umuntu abikoresheje akabigeraho akabinyuramo akoresheje ubwenge, la raison, la lucidité de la raison, urumuri rw'ubwenge, kandi ukabikora wemera condition de mortel, wemera ko uri ikiremwa kizapfa, udategereje kuzatabarwa n'isezerano ry'ubudapfa. Iryo ngiryo niryo ryonyine ritangwa n'iyobokamana. Iyobokamana ryemera ko, ritwigisha ko nyuma y'ubu buzima tuzongera tukabaho ndetse tugahura n'abo twakundaga. Filozofiya rero mu buryo bwayo ikora icyo bita la spiritualité laïque, ni ukuvuga ngo ni ukwemera ariko kudashingiye ku Mana ndetse na l'osali celeste. Muri makeya ngiki cyo filozofiya imaze. Hano rero tuzifashisha ingero nyinshi z'abahanga bagiye babaho. Dushobora kuva kuri Homer. Homer ni umuhanga w'umusizi w'umugereki wa kera cyane, bavuga ko yari impumyi, wahimbye ibitekerezo byinshi. Hari nk'igitekerezo cyitwa Odyssée.